byakugendekeye biti yari mu rutsinga ndirwanurira murongo wa 11 nibwo nagiye kumva nkimara kuhanura nyine nkiri kuhanura nibwo nagiye kumva numva inshi mu maso numva ipfunsi ku munwa numva ipfunsi mu mutwe no ku matama barangije bavuga ngo uri umusazi ibipfunsi mu mutwe yego no mu maso no ku munwa mwiteraniro hagati abakristo barimo genda bamukubise abakristo bose kujya bareba ku wa kane ku manywa ngo bamuhaye imirishyo ko abaririmbyi ba Petesida n'abayobozi bayo. Petesida ni korali iyoboye icyumba cyo kuwa kane, iririmba mu cyumba cyo kuwa kane, irakiyoboye nyine harimo abayobozi bayo, abo bayobozi bayo nyine n'abandi bakristo nyine nako masengereka turekeraho ari gupfa nogosha baguhaye bansohoye nyine baciye mu biti bya ipfunsi n'izo nshi bavuga ngo uyu ni umusazi, ngo nimukomeze ngo muririmbe, ngo nimukomeze ngo musenge, ngo uyu ni umusazi kupita basazi baje kunya. Mutubabarire twinjiye muri icyo kiganiro, reka ibintu byo guseka tubireke. Nkomeje gushimira itorero ryacu rya ADEPR nako idini ryacu rikomeje gushyira mu bikorwa ingamba zabo. Buriya niba batanze itangazo ku wa mbere ku wa kabiri Yego. ujya guhanura muti bavuze ko ibintu by'ubuhanuzi babyirukanye batabishaka, nta muntu wemerewe kongera guhanura. urazana n'izitsinga urumva ahantu hambere hashinzwe idini hafi muri Kigali, bivuze ngo n'ahandi hose turabiyamye. Ujya guhanurira mu rutsinga muhanuzi kazi uri regi korega iyo yemerewe kunyuza insinga mu kirere zikiriye umuriro abanyarwanda ubuhanurira mu rutsinga barinda baguhondagurira. Iri tangazo ntaryo mwumvise ko mujya murenganya idini ngo ryakubise ryagize gute, mukirwa muri sebya no mu itangazamakuru n'ahantu hose idini mu itangazamakuru ngo murabona ngo idini rega abanyamakuru bashyushye ngo idini ryakubise ribakubise gake. Bo batanze hashize imyaka ingahe, ubu ni ubwa kangahe bahora bababwira reka mbabwire bahanuzi kazi namwe banyamakuru muri gushyushya urugamba mushyushya umuntu ngo ribi bizemo ngo ibiki, ahubwo ibanza ifata intumva urumva hari ikintu cyabaye masengesho wowe udashaka kumva. Yego. Urumva izi mvugo z'insinga ubundi ni imvugo zikoreshwa n'abangabyaha. Yego. Abangabyaha urabazi? Abamurikiwe. Ubundi ubusanzwe bo nibo bakubita. Iyo ubinjiyemo uvuye muri gahunda barakutimbura. Noneho rero bafashe umwanzuro bagati muze dusesere rwishwa, natwe turabona itorero ry'umuka ryararitswemo n'ibitagangurirwa n'ibindi, natwe twinjire dushaka aho dushyira ibyare. Dushyire ibyare natwe dushaka bibasirikwi. Rero niyo mpamvu yazamuye urutsinga abana bati turagutikura turaguhona byabaye sirikwi. Urumva ngo korari yari iri kuririmba, urumva nawe wenda ubwiririmbira mu nsinga, uyu nawe ashaka kuzamura izindi nsinga kandi zirimo imiriro, mu kwitabara hakoreshwa imirishyo, hakoreshwa ingume n'imiriro. akomenya baramunogeje kwera. Urumva ariko mu by'ukuri njye ndumva ikosa hari uyu nguyu. Oya nanjye ikosa narishinguye. Insinga baraziyamye zimaze igihe. Oya n'undi bazatimbura, reka bazatimbura zabyimenyere. Urumva njye mbiyame mu idini ryacu tubiyame, mukajya mwirwa muri sebya. Ntago baba barabivuze kare, indi baba bababwiye ngo murenge ku mategeko nimurangiza muze kwipfusha mu biki, nyakwivuza wajya ukivuza. Ubundi winjirayo
uwo waguhaye insinga ntabwo yari yakubwiye aho ugomba kuzishyira n'aho ugomba kuzimanika. yatanze itangazo ahura n'umugore nyir'ubwite yararitanze aravuga ati mva mbabwire igihe kirageze ndetse kiyasohoye. ubwo abasenga data bamusengera mu mwuka no mu kuri bave mu misozi y'abandi. ko data ashaka ko bene abari bo bamusenga ati si yabaye Yakobo. Avuga ati ko se mugore ntago wumva ko hari amazi barinde bakunoba bakahavuye ariko hari amazi dusangira n'amatungo. aya mazi tuyabonye tuyanywa n'amatungo yacu. umugore ngo yamubanye kasha avuga ati nabyumvije umuhanuzi n'ibyo uvuze narindi kubyemera ariko se ko amazi dusangira n'amatungo ari hano tuyakura uri kumva ubwo tuzajya tubigenza gute? ese mubwira ati ko nyamara nta muntu nahaye amazi wongera kugira inyota ntawe. umuntu ngiye nahaye amazi wihuriye na umuntu wowe na Yesu twahuye ntabwo yaba ari kuri standard yo gutimburirwa mu rusengero ni impossible. Bishoboka ntabwo bikunda ibyo bintu nta hantu bihuriye. Nabo babambye nabo batetse mu mavuta cyane ntabwo babatekeye mu mavuta nabo bakubise nabo bateye amabuye ntibigeze bayabaterera mu masinagogi bagiye kubahigaho biberaga cyane. urumva mu mizi y'ibiti hehe niho babasanze. urumva hari igihe ngo ba Petero nabo bagize gutya bajyayo bagira ngo batipe ibyo bavuze ntago bari bagira ngo itangazo ritanzwe ubu babizagira ikirema ku irembo ryitwa ryiza. cya kirema cyari gifite ukuntu nyine gisabiriza kuri rya rembo cyishyuraga umusoro. urumva cyagombaga gutanga icya 10 cyayo cyasabye kuri uwo munsi ngo biha kugihagurutsa kajyanga uko gihagurutse siko bahombye icya 10 siko bahombye ikode ry'iseta siko bahombye ibintu byabo byose ngo baragihagurutsa ngo gisimbuka gakindi kibabyina kinataho ngo cyasarimbaga da gisirimba kisha umuti kirahagurutse kidukuyeho icya 10 n'amaturo ni kode ry'iseta twabonaga harura kikaza kitubwanagiraho ninde ugukijije ni bano bakozi b'Imana bahe ati Petero naho hano umuvo hano ndio babwiye kutwicira iseta ku isabato. ubu twaravuze ko nta kintu cyemerewe gukorwa ku isabato. iryo tangazo ntago mwaryumvishe umwami wanyu ntago twamwishe akaba ari cyo tumuziza. ibintu byo kuza mwigereranya mwerekana imirimo atari twe tuyikoze mushaka kuvuga ubutumwa mutagira udutute mutagize ibiki nta bidini biremereye mufite. ninde wababwiye kuza kutuvangira ibintu ku isabato? atari ko izina rya Yesu umwami wacu imbaraga agakiza yamamare ibiki byose ati ndumva mufite amashagaga Aroni kuri ribu mwadukiza kwe nyine nitwe dusiganye ubuzima gatozi abandi twabambiye umwami nitwe twemewe ari kutubangamira kandi ari twe twemewe. reka se twohereze baze babafata uwo munsi ngo baraye muri gereza yakubabwira ati mwe murajya kuvangira abantu bemeye kuzuza ibisabwa gute? suko izo nsinga zanyu mwagiye kureba muzimanika ko nyir'ubwite yatanze aho zikorera ubwite ko yavuze aho zizakora kari mu ubu urumva uzahanura ukarusha riziki abamukatete bakanzeho barayamanika ko bankubise agukubise gake ureba n'abahugura nafungwa wowe Ego umuntu utumva basege buriya Yesu ubundi umuntu utumva Yesu ubwo koko muragira ngo tubigenze koko niki waruzabibu we niki pasteriza yatabakoreye tujye tuvugisha amatangazo yaratanze amabaruwa iki oya noneho kujyanga abantu banabihanangiriza bazamuyemo amabendera bavuga ati rwose kugira ngo noneho babereke burya ari n'umushinga ukomeye bazahamagara abazungu bararamye oya ati umushinga
nta nubwo tubyihereranye mu biparitaje ahantu hose babona ibintu byabaye byose kandi umuzungu agomba kuritangiza n'ubuyobozi bwose buhari kugira ngo hatazagira umuntu uvuga ko ntarimbizi umuzungu ukatazenguruka abantu tujye tuvugisha oya reba tuvire kwitore pasiteri wacu yaravuze Isayi uwambaje yaravuze pasita Claude urishinzwe ivugabutumwa yaravuze abanyamakuru ba Musiteo baravuze ubu koko oya rwose bagutimbuye gake turabiyamye n'abandi nkamwe bazabakubite bababaze imirishyo ahubwo perezida wa Betesida n'abandi tubaye credit mushaka imirishyo uko murabona ko abantu batumva ni benshi numvazo ni nyinshi n'abandi ba perezida bo bakorera ahandi hose mushaka imirishyo mwitoze karate ubwo numva zikomeje kuza ndabona zikomeje kuba nyinshi zikabije kuba nyinshi urumva bamukubise na Yesu yari yavuze ko abazajyaho bazabakubitiramo na Yesu yatanze ahera maze tubazabatimbura neza barasakuza ahubwo ko batakwishe ati nimujya mubona agasozi kabaye danje mujye mwimuka mujye ku kandi avuga ko bazimukira ku misozi bakayizenguruka muzicomekemo ubundi muzumva ryari oya tube clear muzumva ryari koko ku buryo umuntu ashobora gutanga itangazo ati ntago ibintu by'ubuhanuzi ntago tubishaka umugabo wese agira ukuntu ayobora urugo rwe niba avuze ngo ibi bintu simbishaka ntago abishaka niba babwiye ati umuntu uza hano amabwiriza dore ngari amazi mujye mubanza mukarabe sibyo urumva niba wumva hari ibintu by'insinga byagufashe nyura muri biro cyane turebe niba zidafitemo sirikwi tubanze dukuremo sirikwi tumenye netere na fazi ntusubora apfa guhita ushyira ngo Betesida iri kuririmba nawe nguri uracomeka iyo soketi uri gucomekamo ni iwanyu ingume urushipa rero mwishaka kuzana nimba umuntu uko wasize rino range mfite uburenganzira bwo kuza kubyuka mu gitondo ngo rino range rirambangamiye wajya ukayisiga iwawe risiga iwawe nimba byanze ntuzagaruke kutekereza noneho mfashe ntuza ntangiye guharura ndaharura naguteye inkunga zo kugira kurisigaho iri dini ryaratuvunnye papa wafata umurishyo iyi dini ryavunnye abantu iri dini ryaratuvunnye utaribona imyaka 85 irashize rituvuna urumva ukazaze muza kurikinira rivuna abantu bubaka itsenyo bagira ibiki bagira utuntu bikore warangiza ukazana bagashyiraho itangazo ry'umurongo mushya ushyizweho iryo tangazo rigakwirakwizwa ahantu hose utuntu twose tukagaragara twikorewe twose abantu bajya bashyira mu gaciro nk'umunsi twafashe umwanzuro abantu b'abadivorce turavuga ati twemeye kubasezeranya sibyo urabyutse mu gitondo ugiye gusakuza urasakuza icyo ari ngo njyewe ngurabona ibyo binyuranye n'ijambo ry'Imana rero igihe kirageze kandi kirasohoye ko abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka aya mariba basogokuruza bacu bacukuye ntago twabahakanije rwose aya mariba twayanywereyeho n'inyamaswa zacu n'inyamaswa zacu twarasangiye twaranyweye turasirimba turabyina ariko igihe kibazo twasangiye nazo ingurube dusangira nazo ihene zacu twarasangiye nta kibazo cyari kirimo cyane ariko hari uwazanye amazi amara inyota cyane umuntu ntiyongere kugira inyota none ngo nacometse ubwo none nusubira kuba mariba ukahondagurirwa ngo ese ubwo ikibazo ni icyabo cyane ikibazo ni icyawe utumva ijambo ry'Imana avuga ngo iyi mpumyi irandasize indi zose zigwa mu mwobo none wowe bakubwira ati dore hano itangazo bagashyiraho icyapa kibuza ubu nta byapa bibuza mujya cyangwa muzi ko ari imikino ibintu biba bimyasiriza mu bantu bagize ngo ni imikino icyapa kigera no kumyasa mu mabara 7 mwana kibuza kibaga ati oya turabyanze turabiyamye turabihanangirije turabamaganye nimuzongere
iyo byapa noneho kubera baba bazi ko abantu batanabona batajya n'ibinyabagata abantu no kumva nabi bishoboka mujye muganya umujajabo ngo robati urumva kumva nabi bishoboka bakabishyira n'ahantu hose bakabishyira n'ahantu hose n'umusengero bikajya byirwa bimyaza ubigihe ntabwo korali nizabishyize mu bikorwa Betesda ndayagutimbura korali zose nizabishyize mu bikorwa rega mbabwire aya nimurenganye mwabanyamakuru mwe muhagarike gukora izi nkuru musebye idini ryacu rwose nta kintu na kimwe batavuze nta kintu na kimwe baterekanye nta kintu na kimwe n'ibyari mu rwihisho Yesu nawe yabishyize ku karubanda ibyapa bibuza bishinze ahantu hose hanyuma rero wa munyarutsinga we subira ahantu waguze izo nsinga mbwira gufasha izo nsinga bagufashe bakubwire n'ahantu zesitarwa hariho urumva ariko ibintu byo kuzana insinga ahantu bara installation ariko ikibazo sukudiha na Yesu abantu bataza kutwumva nabi ikibazo sukudiha na Yesu yarabivuze avuze ati bazabatimbura none bagutimbuje gusakuza ubwo koko urasakurishwa n'iki bagutimbuye kandi yarabivuze rega avuze ati niba ushaka kugera ikirenge mu cyanyu bazabakubita ya namasega mbatumyemo cyane bataragufuka nta mwanzi nko kujya kudusebereza idini aya yahemutse ubadeperi yayambitse icyasha kuyambika icyasha kandi itangazo ryatanzwe kera itangazo ko nta muntu wemerewe guhanura barangije uyu nguyu we ajya guhanura bitemewe naho bamucecekesheje ngakomeza ngo gusoma imirongo urasoma imirongo ntago wasanze adeperi ifite bibiliya yegora urasoma imirongo uyisomera ndi iwawe nta bantu mubana wagiye kuyibasomera ukareka bo bashyize hari abagomba kugira ibyo bakayisoma mwagiye mumenya aho mukwiriye kuba muri naho mudakwiriye kuba uri umujiji nturi umujiji ugiye mu bajiji kuvumbayo uraho wa mugore we bagukubise pole nyine kubw'inkoni n'ububabaro n'ubumuga nabonye waranamugaye ariko izizo wazirishije izizo rwose ntongeye gushinza adeperi nta kintu itakoze nta na kimwe nta kitavuze nta byitashyize ibintu byose byayo biri ku mugaragaro ngo rero ihangane wivuze ukire ariko nukira nyine uzamenya aho ugomba kujya nawe utagomba ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora ahubwo ngiye buriya Masenyi ikintu cyari gukorwa urakizi yari kwitabariza akavuga ati nakoze ikosa yego nakoze ikosa urikumva ndenga ku mabwiriza mbi ntumva barankubise umuntu numva yabasha kushyigikira no kumfasha avuza ubuzima muntabare rwose sinzongera adushyireho na nimero ye natwe ubwacu tumutabare sibyo ariko rwose zirazo bagomba kuzirya tube clear buriya abantu banga ukuri nta kintu gutwara ziriya ahubwo ndabona wariye nkeya zirazo zari nkeya ariko ngo barakubise ngo agira ngo ushizemo umwuka shamenya zitari nkeya ndakurahiye ntako batimaze umujinya hari abagabo ngo bafite ingume jambo ngo bahereye ku muntu umaze kumurma nka byanditswe byasohoye kambabwiza ukuri ibintu birakomeye Matayo 23 reka nsoze iki kiganiro kugira ngo umukiza Yesu akomeze kubana n'abantu tukoze ikiganiro tusanga bari muri blague ariko abantu rwose bamenye ko adeperi ibintu byo guhanura bitemewe ntago byemewe kandi barabivuze kandi na Yesu yarabiciye nese niba we n'umuntu akamwe ati gize itangazo kugira itangazo bataryumva 23:13 haravuze ngo ariko mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo namwe ubwanyu ntimubwinjiremo kandi n'abashaka kubwinjiramo ntimubakundire mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta yandi mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu ariko iyo ahindutse mu mutima abaruta inkubwe ebyiri k'umwana w'igihenomo banditsi barandasi bahumye mwe muzabona ishyano mwebwe abavuga muti urahiye urusengero ntacyo bitwaye ariko ngo urahiye izahabu yo mu rusengero
azaba yibohesheje iyo ndahiro, arahiye. Mwabapfu mwe, mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni izahabu cyangwa ni urusengero rwubahiriza izahabu? 23. Mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na nyiragasogere cy'isogi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mwabarandasi bahumye mwe, muminina umubu, ariko ingamiya mukayimira bunguri. Mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumye we, banza woze imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza. Imbere reka mvuga akantu kamwe, aka kayunguruzo konyine kaba mu bafarisayo. Ni akayunguruzo k'abafarisayo, ntago wagasanga mu isoko cyangwa ahandi hantu, ariko ni akayunguruzo umubu utacamo, ariko ingamiya yo rwose icamo uko yakabaye. Ubwo kaba gakoze gute? Kaba gakoze tekinoloji. Numva kaba kadodeshejwe ubudodo bw'isezerano rya kera n'irishya, byose bicangitiranije, kandi kakaba gashingiye kuri kamere y'abantu. Izo matsiyeri ntabwo okay, iyo kumvishe sensa y'ingamiya kararekura, noneho yakakumva sensa y'umu yakatega funga akamata. Nakumvishe tuba hahandi gusa. Kandi cya kabiri, mujye mwoza inyuma. Mabuja ngo agomba kuba afite igikombe cy'izahabu, mabuja wabo afite igikombe cy'izahabu ariko cyuzuyemo ibizira byose. Ubwo rero mujye mwoza inyuma, ariko ntimukajye mukora amakosa y'imbere. Inyuma mujye mugerageza bibe bishashagirana. Nimunababwira mubabwire ko rwose umuntu utari hano nta juru afite, ari n'inzererezi, byanarangiye, nta buzima, nta gakiza, byarangiye. Ariko mu gikombe mujye mugerageza imyanda y'ibizira. Azana igitsingane. Ubundi rero nimba barababwiye kujya mureba inyuma, mukiha guhengerezamo imbere, mukajya kuvuga ibintu birimo imbere. Abantu batu abahondagura abahonda sindabakiza, dore aho nibere nzitereka. Murakoze. Bye. Reka dushimira abantu mwese mwabanye natwe, katubwe ngo goodbye.